Yesu ashimwe. Yesu ashimwe bana b'Imana, baramutse neza. Igitondo cyiza cy'umugisha, igicuku cyiza, igicuku cyiza ku isaha ya saa kenda babyutse, Imana ibaha umugisha, kandi ntabwo ari ibyo gushidikanya. Iyo wabyutse saa kenda Imana irasubiza. Ntabwo mvuze ko andi masaha Imana idasubiza, ariko hari ibintu biba biri sipesho, sibyo? Biterwa n'uko wamenyesha umubiri wawe. Burya ushobora no kubyuka saa kenda ugasenga, ukongera ukaryama, cyane ko akazi bakajyanye amasaha ya kure, ntabwo byakubuza kujya mu kazi kandi umeze neza. Ariko aho ni abantu babishoboye, kuko hari abantu bahita babura ibitotsi kompletuma, ariko wabishoboye wabyuka saa kenda. So Imana ibaha umugisha cyane, abo tumaze igihe twiga amategeko ya Kristo, kandi duhaye ikaze abavandimwe bacu bashyashya. Uwiteka Nyiringabo abaha umugisha. Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza, ngo erega Pawulo avuga mu Baroma, ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese gukizwa. Ibaza guhesha uwizeye wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, ngo kuko muri bwo ari nabwo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Byose fondasiyo no kwizera, sibyo? So ubutumwa bwiza rero tuvuga bwa Yesu Kristo ntabwo budukoze isoni, kuko ni ibiryo by'abana b'Imana. Dufite ukuntu twambika umubiri wacu, tukagaburira ubugingo. Ubugingo ni kamere, reka mbyite kamere. Dufite ukuntu twambika umubiri wacu imyenda myiza, tukawugaburira, tukawusiga amavuta, turangiza tugahaza n'amarangamutima yacu, ibitunejeje, ibidusetsa. Kamere nayo tukayihaza, ariko umwuka ugasanga waragwingiye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riba rikenewe kugira ngo ubuzima bwa gikristo bukomeze muri twebwe, sibyo? Dukunda kuvuga ngo Imana yabikoze, iri jambo nkunda kurisubiramo. Imana yabikoze, ngo Imana irabikora, ngo nizeye Imana, ariko ntabwo tuzahora ducunga ko Imana tuyizera dushaka ikiganza cyayo gikora. Ahubwo dukeneye kumenya Imana twizeye, twakurikiye ni iyihe. Nta handi hantu rero Imana yabishimye ko tubimenyera, ni muri iri jambo ryayo. Abantu bake cyane gusa Imana iha amakuru, ni bake pe iha amakuru, ariko umwuka arakunda kuvugira mu ijambo. Niyo yakuganiriza ntabwo yahora kuganiriza mbwira mwaganira iki se, yajya akubwira cyakoze jya hakora ibi, gira gutya gira gutya, ariko biba rimante cyane iyo ufite ijambo ry'Imana, sibyo? So ubu butumwa bwiza rero ntabwo budukoze isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizeye gukizwa, sibyo? So turashima Imana rero ko yongeye kuduha umugisha w'umunsi. Bibiliya iravuga ngo buri munsi, niko teme yacu ivuga, nzajya buri gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, wumve ibyo nifuza, kandi nkomeze ntegereze nguhanze amaso. Abantu bose bagiye bagira success iticiraho urubanza mu mwuka no mu mubiri, ni abantu bubashye Imana. Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana bigira umumaro muri iyi si, ngo ndetse no mu buzima buzaza nabwo. Bivuga ngo hari ubuzima buri hakurya y'iyi si, sibyo? So ikindi kintu, nta muntu ugendana n'Imana ngo akorwe n'isoni. Nta muntu ugendana n'Imana ngo afeyirime. Nta muntu ugendana n'Imana uba umuswa. Nta muntu ugendana n'Imana ushobora kugira icyangiro cy'uko Satani ari kukurwanya, ariko fayinali birangiye ufite feva y'Imana. Nta muntu ugendana n'Imana uhora ufite umutima uhagaze, uhora ufite ubwoba. Oya, umuntu ugendana n'Imana aba ameze nka kuriya Yesuwa baraje baramubwira ngo bavuye gutata kiriya gihugu cyabo, ati twababonye, ariko twe twirebye tubona tumeze nk'inzige. Yesu arabareba, abo banyabwoba batakebye, badafite kava y'Umwami Imana, babateye ubwoba gute?
niko yahise abaza ati bateye ubwoba ata bose mureba tuzabarya nk'imitsima. Umuntu wese ufite imana muri we ahorana confidence, ahorana ubutsinzi, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo rega nimuca mu mazi ntabwo azabatembana, ngo nimuca mu muriro ntimuzashya. Umwami Yesu ntigeze atweparinya ko tutazabicamo, yavuze ko tuzabicamo, ariko ntacyo bizadutwara, sibyo? Ibihe byose muri iyi si twemera kubicamo, yaba ibyiza tubicamo, yaba ibi tubicamo, ariko tubicamo twemye. Baheburayo aravuga ngo reka dufite igicucu cy'abahamya benshi baciye muri ubwo buzima, nta byo kwireguza bihari ngo impamvu ngo ntagera kuri ibi ni iyi, impamvu ntasenga ngo ni ngo urumva ngo impamvu ntakijya guterana, ngo izo mpamvu zose imbere y'Imana nta gaciro zifite. Imbere y'Imana nta gaciro zifite, kuko icyo byose ushakira impamvu mu minsi izaza nabyo bizakubera impamvu. Ndabaramukije rero, Uwiteka nyir'ingabo akomeze abamere umugisha kandi abagure ahaze kwifuza kw'imitima yanyu, ariko cyane cyane ubwami bwa Kristo buturi mu mitima yanyu. Yesu aravuga ngo mwamukumbi muto mwishime kandi munezerwe kuko data yifuza kuba ubwami. Igihe cyose muzumvira ijambo ry'Imana ritambutse haba hano cyangwa ahandi, mujye mwifuza ko data atanze ubwami. Ntabwo ubwami bw'umwami Imana yabubaha bwose, harafu agenda abaha gake gake. Mumenye nibi, ese muzi nibi, ese muzi nibi. Abantu twatangiranye amategeko ya Yesu Kristo tugeze kuri 20, tugeze ku itegeko rya 20. Aha twagira ngo twumvikanishe ko amategeko ya Mose atariyo mategeko turimo, kuko umuntu yavuze ngo amategeko ya Yesu, umuntu atuzanye mu mategeko, kandi twaravuye mu mategeko. Abantu bigisha ubutumwa bw'ubuntu baba bashaka kuvuga ko amategeko yarangiye. Ni amategeko ya Mose yarangiye, rero ashyiriweho ibivume, mbese yari amategeko azana urupfu, yari amategeko avuga ngo nukora iki uzamera gutya, nukora iki uzamera, kandi ntuzanababarirwa. Ariko twirengagiza ko kwizera no kubabarirwa n'impano yo gukiranuka byatanzwe igihe Aburahamu yizeraga Imana. Ariko kubwo umuntu yananiranye adashaka kumva, iyo Bibiliya ivuga bimwita ngo ni umugome, ariko iyo ugiye muri Bibiliya y'Igifaransa bavuga ngo ni umuntu uri rebelle, kuba rebellion, esprit de rebellion. Ariyo mpamvu Imana yakunze kubwira Abisirayeli ngo mufite muri ubwoko butagonda ijosi, nazi so rebelle n'abarebelliye. So rero Imana yavuga ati nta kindi cyashobora aba bantu ikambashyiraho amategeko, nayo kandi atabazanira iki imbabazi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo wari umushorera tugeza kuri Kristo Yesu. Wari umushorera. Turashima Kristo Yesu ko twavutse ku ngoma ye, tutavutse ku ngoma y'imishorera. So turashaka kubwira abantu rero ko iyo tuvuga ngo amategeko ya Yesu tuba tutazanye amategeko ya Mose. Umwami Yesu warabyivugira ati unkunda agakurikira amategeko yanjye, first of all asaba icyo ashaka. Unkunda akitondera amategeko yanjye, njye na data tuzaza aho ari tugumane nawe. Unkunda akitondera amategeko yanjye, uwo nguwo ni wo wanjye, aba muri njyewe nanjye nkaba muri we. Amategeko ya Yesu atangira avuga ngo rega abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura, ngo kuko ndi umugwaneza, ngo kandi umutwaro wanjye ntabwo uremereye, sibyo? So aha rero byagaragaye ko tugira ubwoba bw'uko amategeko, ijambo amategeko byaba bigiye kutubera umutwaro. Aya Yesu arimo ubugwaneza, aya Yesu arimo ubugingo buhoraho, aya Yesu arimo freedom, arimo no kubabarirwa. Kandi ngo ibya kera ukabyibagirwa neza, kandi ukozwa ukezwa, ukagira umutima uticiraho urubanza. Uzi ko ukizwa ukibagirwa ibyo wakoze byose, n'abari babikuzeho bakabyibagirwa. Pawulo afata urugendo rujya i Roma, yagiye mu buzima bubi cyane, yagiye imbere y'abacamanza barenga 4 bamushinja ibyaha, bavuga ngo uwo mugabo arigishije rwose ibidahuye n'iby'abayuda twigishijwe, kuko yari azanye ibya Kristo by'ubuntu, kandi bo bari bamaze imyaka myinshi mu bya Mose, sibyo? Aragenda bamucira imanza zinaniranye, bavuga ariko uyu nguyu agomba kujya kuburanira kwa Kayisariya i Roma. Kuva aho bari kujya i Roma hari ahantu kure. Namwe muratekereza abantu bafashe amezi 6 mu bwato, hari ahantu kure, sibyo? Je pense que nta yindi traje imeze gutyo kereka wenda zizana amakago, nizo zigenda aya mezi yose. Pawulo baramutwara, Pawulo bari mu mazi
ariko mbere y'uko agenda mu gice cya 9 ngo umwami Imana abonekera Pawulo aramubwira ngo erega ugomba kumpamiriza n'i Roma. Niko Imana umwami Yesu yamubwiye. Ariko Pawulo umwami Yesu amaze kumubwira ibyo ngibyo, Pawulo kubera umubabaro w'urugendo mu mazi, ngo bafata ibyo byari mu bwato babujugunya mu mazi kubera ubwato bwari bwaremerewe, imbeho, inzara, ngo Pawulo aravuga ngo dutekereza ko tugiye gupfa. Yibagirwa ko umwami Yesu ubwe yamwirebeye akamubwira ngo Pawulo we uzampamiriza i Roma, sibyo? So aragenda, nibwo bageze ku kirwa cy'Imerita, abantu babo bamurebye baravuga bati dore wamwicanyi we, kuko bumvaga umuntu uvuye ufashe iyo traje avaye aho yari ari mu Baroma mu Bayuda akaza aho ngaho, bahita bati uyu muntu ni umuntu pe wananiranye. Ari nabwo banamuteza iminsi baravuga ngo aha yacitse urw'ijyanja ariko ntacika iriya nzoka yamurumye ku gikonjo. Pawulo aragenda, ariko ikintu cyantangaje iyi nkuru ndi kuyisoma, yageze i Roma, Pawulo basanga nta cyaha ariho. Murabizi ko uru rugendo tugendamo rutunaniza ariko bikarangira turi abahamya bo guhamya ko Kristo ari umwami. Birangira duhamya ko Kristo ari umwami. So rero tujye twihanganira ibitugerageza kuko birangira imitima yacu udaduciraho urubanza. So nagira mbabwire rero ngo amategeko ya Kristo ni ubuntu, ni amahoro, ni amahoro, ni ubuntu, ni ubuntu, ni ubuntu. Sinzi niba asanzwe ndi kubivugamo muri bubyumve, yawe mwabikuraga mu mwuka wanjye. Ni ubuntu, ni favor, ni ikintu tudakwiriye, kuko abambere bacu batubanjirije bakoze imirimo myinshi, batanze ibitambo byinshi, bubashye amategeko menshi, ariko bigeze kuri twebwe umwami Yesu aravuga ati reka da, kerekwa umwana wo kurimbuka, ati naho uzizera akizezwa n'ijambo ryanjye uwo wese azakira. Kandi ntawe ubasha kubamfupfunyura mu biganza, no, ntawe abasha kubankura mu biganza. Pawulo aravuga ngo ntimukarebe imibabaro y'iki gihe ngo mugiranye n'aheza tuzabona. Oya, ntimukarebe umubabaro ngo muvuge ngo ubwo mbabaye gutya ngo mumura n'ibingoye gutya ngo bivuga ko ntakirijwe. Oya, ntaho bihuriye. Abana b'Imana barakomeye uko byagenda kose. Introduction yabaye nini. So umwami Yesu ashimwe mu bwami bwe, ahabwa icyubahiro kandi ahimbazwe. Turamushimiye cyane ko yabanye natwe muri iri joro ritambutse kandi yaduhaye kuruhuka, kandi turongeye turamushimiye ko ingabo igihumbi nyinshi zapfuye ku bwacu zikagwa iruhande rwacu, ibyo byose tukabera tuvuga ngo ni ukuri dore ibihembo by'abanyabyaha. Tumushimiye ko yongeye kuturemera umunsi ngo nawo tunezererwe. Ishimwe no gukomera k'umwami wacu Yesu Kristo bihoreho iteka. Turakomeje n'amategeko ya Yesu Kristo, tugeze ku itegeko rya 21 21. Ni itegeko ridategetswe gukora, ariko Yesu ntabwo ritegetswe gukora. Yesu yabivuga aravuga ngo ni ukugira ngo gukiranuka kuzure kose. Ngo icyo gihe kubatizwa kwa Yesu niko birivuga. Yesu ntabwo yari akeneye kubatizwa, ariko Yesu ibintu byinshi yagiye abikora kugira ngo turebereho. Yesu ntiyari akeneye kwiyiriza, Yesu ntiyari akeneye kubatizwa, Yesu ntiyari akeneye gutanga umusoro. Byose yarabivugaga arangiza akavuga ati ni ukugira ngo tuveho urubanza. Ni umwigisha, umwigisha rero yakwigisha abanza gutanga example, sibyo? So ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani. Ni muri Matayo 3:13 kujya kuri 17. Ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko urumva yashatse kumuhakanira kuko ntibyari bikwiriye. Noneho ngo ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe nsanze. Yesu aramusubiza ati erega ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Murabyumva, ruvuga ngo package yo gukiranuka ifite ibintu birimo. Harimo kwizera, harimo kubatizwa, harimo ifunguro ryera, harimo gukiranuka, harimo kwitoza imirimo myiza, harimo impano z'umwuka wera, harimo guhindukira, harimo kubana n'abantu bose amahoro, harimo gukunda, harimo kubabarira,
harimo guca bugufi, harimo kubaha imana, harimo gusoma ijambo, harimo kuramya imana, harimo kwiriza ubusa. Pakeji y'agakiza irimo ibintu byinshi. Ariko Yesu aravuga ngo, Yesu aramusubiza ngo erega emera ubikore kuko aribyo bikwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya, kubatizwa ni byiza, abantu benshi bakira umwuka rero bamaze kubatizwa. Ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yari amaze gusohoza ibyo gukiranuka byose. Sibyo? So iri tegeko ntabwo ari itegeko bivuga ko uzakizwa, kuko umubatizo ntabwo uzana agakiza. Umubatizo uzana gukiranuka kose, umubatizo uzana umutima uticiraho urubanza. Ni pakeji y'agakiza. Sibyo? Sinzi niba mubyumva. Ni kwa kundi ugura nk'ikintu ukagura n'ikindi kuko kigomba kuzurizanya n'icyo, ariko ntabwo ari obligation. Ariko kugira ngo ugire gukiranuka kose, njye narababwiye ngo nkunda gukora ibyo Yesu Kristo yakoze. Ndabyibuka umunsi mbatizwa, numvishe nsa nkaho before yuko mbatizwa nakijijwe kuri pasika ya 2012 muri Zion Temple. Noneho ndabyibuka uwo munsi twakira agakiza, Apostle Gitwaza ahereye ku murongo asuhuza buri muntu wese, urumva ntabwo uwo munsi nawibagirwa. Umuririmbyi aravuga ngo umunsi nibukaho umunsi nakwakiriyeho. Noneho ariko uwo munsi kugeza n'ubundi kuri Noheli y'uwo mwaka najyaga njya gusenga, nkajya numva amajwi aza, umva ni amajwi ubwo ni amajwi ya Satani, abadayimoni, za karande, imyuka mibi aho uvuka, abazimu b'iwanyu, abadayimoni bo muri uyu mujyi. Nkajya numva arambwira kuko iyo ukijijwe buri ufite aho uvuye, urekuye Satani aba aguhombye, agomba kukohereza ingabo zituma unanizwa muri ubwo bwami bushyashya ugiyemo. Naba nicaye mu rusengero umva amajwi arambwira ngo saha waje kuhakora iki? Umva amajwi arambwira ngo ngo use nawe urahaguruka uramya Imana, ngo baraguseka. Abantu bagikizwa namwe murabizi ko ariko byagiye bigenda. Urahaguruka uramya Imana. So nyuma rero kuri 25 z'ukwa 12 2012 nabwo ndabatizwa. Uwo munsi numvishe nsa nk'umuntu uri right, numvishe meze nk'igipapuro, numvishe nogejwe, numvishe nabonaga abantu nkavuga ni cyami ijuru rigahita riza. So nawe murabona ubwiza mwari mufite mugikizwa, mwari mufite mutarahura n'urugendo ruva ku musaraba rujya hehe? Mu ijuru. Hari urugendo rwo gukiranuka, ari urwo rwo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Iyo uruvuyeho ujya habanza righteousness, agahita hakurikiraho icyo bita holiness. Uhita wakira urugendo sasa rwo kwezwa, uva ku musaraba ukomeza urugendo dukomeje. Agakiza n'ubuntu, ariko urugendo ruva ku musaraba rukomeza nirwo rugendo rugoye. Sibyo? Niyo mpamvu babyita iby'intwarane. Sibyo? Numvishe meze neza, numva ndamahoro. Basaza banjye barimo barwana sinzi icyo bari gupfa, ndabareba ndavuga mbagiriye impuhwe. Ndababariye, sinshaka no kumenya ibyo murimo. Ariko cyari ikintu Satani yashaka kugira ngo ananize mu mutima nkirebe, ariko ndabareba ndavuga ni ukuri ubuzima nakiriye ni bushya. Ndabararitse rero abantu batarajya mu mazi menshi, muzagende mwibire, mupfane na Kristo, muzukane na Kristo, ngo kugira ngo gukiranuka kose kuba kuzuye. Iyo tugeze muri Mariko 16 igice cya 16 haravuga ngo ni cyanditswe nkunda cyane, seze kujya kuri 17 ndahakunda. Haravuga ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose, amena, ubutumwa bwiza. Ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizeye akabatizwa agakizwa. Yesu ntigeze yeparanya kubatizwa, kuko yaravuze ngo ni ukugira dusoze gukiranuka kose. Sibyo? Ngo mujye mu bihugu byose, ngo uwizeye, niko bivuga 16, ngo akabatizwa agakizwa, ngo ariko utizeye azacirwaho iteka. Urumva utanizeye ntiwajya no kubatizwa. Hasi harakomeza
urabona igihe cyose hajeho kwizera kubatizwa hakurikiraho ibimenyetso by'umwana w'Imana, ngo ariko ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, ngo ntibyari ngombwa ariko reka ndishyireho, ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka kandi nibanywa icyica ntikizabica, ntikizabatwara na hato, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Hasi haravuga ngo akomeresha ijambo, ibimenyetso byagendanaga n'iryo jambo. Amen. Kubatizwa turabikomeje. Ngewe iyo numvishe ahantu hari umubatizo ntabwo itangaza, mbaza abantu nta muntu muri mwe utarabatizwa, kuko ndaniyemeza nkajya kuri Yorodani ngaherekeza abantu ndabibwiye ndaje rwose. Sinjye warose umwana wanjye agize 12 buri munsi nahoraga kwa pasiteri afite imyaka 10, niwambara ukamubatiza, yahoraga arwaye, niwambara ukamubatiza koko, wambara ukamubatiza ko namaze kubatizwa yagiyeho urukingo rwa Kristo, ntabwo yongeye kurwaragurika. So igice cya 9 cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa batubwira umugabo witwa wari inkone, niko havuga umugabo w'inkone warimo yisomera igitabo, yarimo asoma igitabo cya Yesaya ngo atacyumva. Igihe cyose ndashaka kugira mbereke ko igihe cyose habayeho kwizera hakurikirwa umubatizo. Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari umubatizo udukuraho ico, nako ntabwo ari umubatizo, ntabwo twoza mu mwuka pe, ariko ni ikimenyetso cy'umutima uticiraho urubanza kugira ngo twumve ko dusohoje gukiranuka hose. Aha impamvu mbivuzeho ni uko turi mu mategeko yande umwami wacu Yesu Kristo yagiye adusigira ngo tuyabemo, abe muri twe tube umwe nayo. Hano tubaye dusimbutse gato tugeze muri Petero wa mbere 3:21 havuga ngo na n'ubu amazi niyo kature hejuru. Aha duhereye hejuru ngo kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahindurwa muzima mu buryo bw'umwuka. Niwo yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikibazwa. Muri yo bake bararokotse, ndetse ni 8 Mana yanjye bakijijwe n'amazi, niko birivuga. Na n'ubu amazi niyo akidukiza na buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa, mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyo akora si uko akuraho icyo ryo ku mubiri, no mu mwuka ntakuraho icyo pe, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticiraho urubanza. Ngewe navuga ngo ni ikimenyetso cy'isezerano ry'umutima uticiraho urubanza bibakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Mwabyumvishe, na n'ubu amazi niyo akibakiza. So nari mbabwiye ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, bavuga amateka y'umugabo witwa wari inkone, umunyetiyopiya w'inkoni yizera Yesu. Ngo bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka. Filipo ndamukunda ukuntu yagenderaga ku gataro, ati haguruka ugikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ijya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware n'umunyabyumba n'ibintu byose bya Kandake, ubwo yari umuntu ucuruza ibyo bintu. Umugabekazi w'abanyetiyopiya yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati se ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubisobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yasomaga amakuru ya Yesu Kristo. Nuko yibazaga ati uyu muntu warenganye gutya umuryango we uzamenyekana uti? Kuri 34 ngiyo nkone ibaza Filipo ati ndakwingize mbwira aya magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Hari ukuntu byajyaga bivaho kera,
umuntu akaza imbere yanjye umwuka ahita ambwira ati uyu muntu ugiye kumubwiriza, nanjye ngaceceka nkamukomeza nkajya mwitegereza mu maso, najya kumva nkumva ahise azana nka sije, nkahita mfatiraho kuri iyo sije gatabwa, nzi ko hari igihe Imana ibikora gutya na gutya, nkaba ninjiye mu cyanditswe, umuntu nkahita amubwira Imana ijya ibigenza gutya na gutya. N'aha ngaha rero Filipo byaramworoheye kuko yasanze ari gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati se uyu muntu wababajwe gutya umuryango we wabyifashemo gute? Bibiliya iravuga ngo iyo nkoni ibaza Filipo ati ndakwinginze mbwira aya magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Filipo, Bibiliya iravuga ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu, kuko yahise abosanga ibyo ari gusoma n'ubundi biravuga ku mwami Yesu, kandi iyi nkone ntabwo ari yakamenya ngo ninde, sibyo? Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Yari amaze kwizera umwami Yesu. Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanuka bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkoni, arayibatiza. Bene birezinze agira gute? Arayibatiza. Iyo dukomeje ku gice cya 9 avuga ngo Ananiya abatiza Sawuli, ngo Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Ananiya niwe wakiriye Sawuli. Sawuli yabanje kwakirwa na Gamariyeli, nyuma ajya no kuba kwa Ananiya ngo imyaka ingahe. Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Aha ngaha murumva ko gukizwa iyo bivuyeho ugira itorero ubarizwa, mukagira ahantu bakurera bagukurikirana. N'aba ba Sawuli bagize ababarera. Yosefu nawe yareze Yesu, amurera gikristo. Nta byo kuvuga ngo gusengera mu mutima. Ijambo gusengera mu mutima ni ijambo rikennye. Aha naho ngo umwami Imana abwira Ananiya ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye mu iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe bari i Yerusalemu. Kino kiganiro murakivuga cyari cyiza, Ananiya aganira na Yesu. Kandi nyine afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Umwami aramusubiza ati genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranyirije ngo yeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari bwinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzure umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboni, igihe yarabaye impumyi, umwanya ibisa n'imboneranyi bimuvuka mu maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Hano Yesu aravuga ngo ni ukugira ngo gukiranuka kose kube kuzuye. Tubonye amategeko y'iyi nkone Filipo yaramwohereje kugira yakire Yesu Kristo umwami w'ikiza, anabatizwe. Hano rero na Sawuli wanditse aya mabara yose tugenda tuvuga ariyo Pawulo, nawe urabona ko byabaye ngombwa ko umwami Yesu amwoherezaho umutambyi Ananiya kugira ngo amubatize, amurambikeho ibiganza, amubatize, yakire umwuka wera. Sibyo mwabonye handi Yesu yavuze muri Mariko 13:13 ngo bakize ngo abazizera bagakizwa bazabatizwa. Arangije hasi aravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ni ibi. Biriya bimenyetso byose biza habayeho umwuzuro wo gukiranuka. Aha rero nashaka mbabwire ngo iri tegeko ntabwo ritegetswe, ariko ni package yo gukiranuka. Ndabakunda. Uwiteka Mana nziza, ushimye kubwira ijambo, kandi warambwiye ngo kuko ijambo ryawe ritazamanuka ngo risubire ridasohoje icyo waritumye ashaka. Ndagusabye ngo rino jambo riba amazi y'ubugingo mu mitima yabo. Kandi mwami turagushimiye kubw'ijambo, tugushimiye kubw'itondo, tugushimiye no kubw'uyu munsi mwiza waturemeye. Ujyane natwe ahazamuka n'ahamanuka, uburinzi bwawe butuweho kuri twe no ku bacu, ubane natwe mu kazi, favor yawe tubeho n'igikundiro, protection divine tubeho, kandi ibiganza byacu bihaze kwifuza kwacu n'imitima yacu yihaze, ariko cyane amahoro utanga aganze mu mitima yacu, kunyurwa no kunezerwa byuzuzwe mu mitima yacu.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. So abantu bashaka gukomeza kumva amategeko ya Yesu cyangwa bacikanywe, musubire inyuma mujye kuri Facebook, abahari Eva Ange ishimwe. Nagiye nyatondeka kuva kuri 1 kugeza kuri 20. Ni akantu gafite iminota 20. Ntugire ubunebwe, ndabakunda.